umutima ugifunze urimo inzozi zisakuza isi iracyasinziriye ariko inzozi zanjye zaramutse navutse ndi muto mw'izina ariko inzozi zari nini narebaga kure ntagira n'icyo mfite umutima ukambwira ati Jesus. James, uri wanjye ukora iki? Igitangaza se ko wamara baba ntabwo hagendwa se Kanizere ko ari amahoro. ahubwo tuza tuganire niyo mpamvu naje kukureba siko bimeze ndabizi neza ko ufite gahunda yo kubaka inzu yo gucuruza amaboko ndabizi ko na bagenzi bawe mubifite amakuru ndayafite ndabizi neza ibyo sinayo mpamvu sinacyo namushakiraga ahubwo wabyumva ute dukoranye ngiye ngafata amafaranga nkakubakira iyo nzu namara kuyikubakira akaba ari wowe uyigengaho akaba ari nawe uyiyobora Ukungukira he? aha icyo nicyo nashaka kubwira urabona Morgan na Naomi ndashaka kuba nkurira mu nzira ntabwo nakwica abantu. kamari ninza kubikubwira neza uraza kumva nawe bigufitiye inyungu. Okay, tell me. Icyambere ngiye nshaka impamvu nshaka kubakura mu nzira. Icyambere Morgan angirira ishyari anangenda gashaka umurangiza. Icya kabiri none ntabwo nshaka ashaka n'umuhungu wanjye. Morgan ibintu ntitwabivanye ko utagomba kugira narakubwiye ngo ntuzagira hanga ushaka kuneza abantu wowe. Urabizi neza ko ibintu mukora ari ibintu bibi cyane kandi ntabwo nshaka ko umuhungu wanjye bimenya. Noneho uri kuza hano n'umutwe uza kundeba hano muri biro nta n'isoni. Yego turi babi ducuruza abana b'abakobwa babishaka cyangwa batabishaka, ariko wibuke ko ari we mukiriya wacu w'imena. Uje ko binyibutsa hano wone ibyo mpora ntabizi. James, ngo mushaka kwiteza abantu nkatwe? Ngira ngo akazi ukora sinshaka ko abantu bamenya ko nkorana nawe. Ibintu ukora kuzi ko bitemewe atari na byiza. None uje hano kundera kuri kampani. James, ntabwo ari cyo kinzanye hano. Niki kikuzanye? Nje hano ngo mumenyeshe ko ibi byose ubona bidakiri ibyawe. Kuki? Indi mpamvu utaruzi ituma nshaka ko dukorana. Hari diru twakinanye na Morgan na Naomi. Murumuna wawe aza kubyumva turi kubipanga. Uzi ikintu bakoze? Nibo bamushimuze. Ubu ngubu Morgan niwe umufite.
igihe cyose barangiye baragukiye naho kwizera ngo murakorana baragukiye kandi bakakwereka ko muri kumwe. Niyo mpamvu naje kukwirebera kugira ngo tugirane deal kandi y'ingenzi. Subiramo twumve. Ibi byose ubona byose ntabwo bikiri ibyawe. James, nagira ngo umenyeshe ko imitungo yose ubona, ariko ushobora kuba ufite ikibazo mu mutwe, ushobora kuba wanasaza. James, ndi muzima. Aya ntabwo uri muzima. Gute se uri kuvuga ngo ibintu si bikiri ibya ni ibyawe se ni ibyanyu? Ugomba kwemera tugakora kubera ko waruzi n'ikindi se. Hari deal twakinanye kandi birengagije ko ari wowe waduhuje. Bo bayikora bashaka ko tuyikorana wowe utabizi. Kandi yari deal yinjiza amafaranga. Ubwo rero ubitekereze ubwo uzambwira icyo ugomba gukora. biriya bigoryi bibiri birafata binjira umuntu udafite ubwenge. Morgan na Naomi muraje mu mboni. Anita. Iki? Anita biriya ni iki mbonye muri office? Nicyo mbona. Uziranye na papa wanjye? Nicyo ahubwo utazi. Nicyo uje kumbariza hano wowe utazi. Icyo kibazo. Uri umwana w'inyamaswa, uri umwana w'inzoka yambaye umubiri w'umuntu nawe ngo uri inshuti yanjye ngo waje kumfasha kugira ngo mpindure ubuzima. Papa wawe ni umugome, ni inyamaswa. Papa we yafashe ku ngufu yitwaje ngo yahuze nkaho hari amafaranga nize nshirikanywa nawe. None urambaza ngo habaye iki muri ikintu kidasanzwe kibaye? Wari ubizi byose. Bora nawe wari uzi ko namara kuza agakora ibyo yakoze nazo agakora ibyo yongera ibyo wankozeho niko nabyita. Kumpa akazi ngo uzabigira profili ukaza nawe tukaryamana yigo. Soka wigendere. Anita ntabwo ngenzi ibyo uri kuvuga kano kanya. Mbivuge kandi ko papa wawe yafashe ku ngufu ariko. Ndi kukumva, ndakumvura nabo bindi kubyumva. Ariko ntabwo solution ari kugira gute. Ntabwo solution ari kureka akazi kano kanya bitungura. Ngume mu kazi kure mugabo. Ngume mu kazi kure mugabo ako. Ibyo ntabwo nari mbizi. Ntabwo wabyumva ibintu yankoze uriya mugabo kunzirikije ishuka ku gitanda. Ntabwo wabyumva. Urumva ari ibintu byoroshye kuba nabisikana yo mu kazi. Akajya kuri konti akageza amafaranga ari kumpemba. Anita ntabwo nari nzi ko papa ari inyamaswa bigeze aho ngaho. Ntabwo ari inyamaswa ni inzoka y'inkazi. Basi ihangane, sibyo? Nyangana kandi ndi ko ngiye nta muri na papa nta nubwo tumeze kimwe. Kandi ndagira ngo urebize ko nakubwiye ko iyo ngwaye ijambo ryanjye ngerageze isezerano ryanjye kari. Ndagusezeranya ko byagenda kose. Niba koko ibyo mbwira ari byo papa ibintu bikumbwira yagukoreye ari ibyanyu byari papa wabikoze bigise. Kandi koko wakabembaza gutyo kore papa ngo niba ari ibyanyabo. Nje ndi kuguskamingaho. Nari muzi sara nta twahurisi cyo ngona kubwira. Kunyida kumbwira ngo niba ibyo nkubwiye ari byo. Wakigene. Bebe reka nkubwire. Niba ari papa ibintu uri kuvuga ko kari byo yarabikoreye. Birise. Nzakora ibishoboka byose. Ajyanwe mu butabera ahanirwa ibyo yakoze. Ariko ntabwo kuva mu kazi kano kanya aricyo gisubizo. Ndabyumva birababaje pe. Biranumvikana. Ariko ntabwo ugomba kumbona mu isura ya papa. Kuko buri muntu wese abazwa ibyaha bye. Niba papa ameze gutyo ntabyo narenze. Ngerenze ko arumbiye mwizura aho. Ntabwo narinzi ko ari inyamaswa ugeze ku rugo rwe. Ngiye ndatunguye kukubona winjira n'uburyo mbonye nyine ibyo mbonye hari. Wenyizeye. Ese nakwibona iki kutari mu mugambi wera papa wawe?
nabwirwa n'iki kutari mu mugambi umwe na Naomi kare nagusanganye nayo muri iyi nzu niki cyanyimiza gutandukanye n'abandi bose amagambo uri kumbwira atari subira nagira nkubwire ngo ubwo Kamariza agiye kuma kode z'imitungo yawe yose n'ibipapuro by'imitungo yose utunze najya mumenyeshe ko wowe ngiye kukwica n'umuhungu wawe. Oya ntubikore rekera ibintu dushobora kubitwara gake tukabyumvikana. James mugakora diri mwenyine nyuma ya hose mufata karumuna kanjye murakaboha muragafunga ariwe famiye yonyine mfite ubu rero uzi ikintu kigiye kuba ngiye kubaka inzu njyenyine mb'umwamikazi w'imihanda. Kamari ako nawe muracyahari Mbonga ntabwo nzi neza pe iyo ngiye kwikorera cyangwa kwica nihaka simisiga murangize ingende. Wait Kamari karumuna kawe se ko uzatwaye Nose uturutse Ego nawe n'uwana nawe yarari mu gukina cyagiye kuvuga ngo nakwiye amafaranga warebye nabi natwaye n'urufunguzo rwawe rwa kabiri rw'icyumba mukureho imbwebwe mugire vuba. Oh wait ntabwo nagenda ntakwibukije ko ndi umwamikazi w'imihanda murangize ingegera. Anita impamvu yari kubwira ibyo byose nanakuba ko nakemera papa tukamushyira mu butabera agahanwa agahinduka ibyo yakoze kugira ngo wumve utuje njye nuko natangiye kugukunda kandi biri serious. ingingo ni imwe cyangwa ebyiri niba wemera neza ko papa wawe namujyana mu butabera akaryushyura ibyo yakoze ibyo yankoreye ntacyo bitwaye ariko nimba uri gukina n'amarangamutima yanjye uzasobanukirwa n'itahinde. Anita nakora buri kimwe ku bwawe kandi biri serious. Anita ngenda gukunda kandi ibyo bintu byizeye umbone mu ishusho yanjye mu isura yanjye njye twaganiriye buri kimwe nakwemerera buri kimwe were kumbona mu isura ya papa nk'uko bimeze. Anita please. Reka mubwire basi nimba uzamba hafi nk'uko bimbwiye cyangwa uko wanyiyeretse umunsi wa mbere mubona ariko uzakomeza kumera bisezeranye ndakwinginze. Anita papa agomba guhindura ibyo yakoze. Wow. mukomeze muganire. Naomi uri umugome uri inyamaswa yagiye iyambara uruhu rw'umuntu witwa Naomi. Koko waragiye baguha amafaranga kugira ngo hama se uyu nguyu muri kumwe ese Greg wibagijwe ko kumuha akazi
yari plan B. Erega mwigizeho umwana mwiza mwakundanye byakomeye. Guhabwa akazi kawe se yari plan B y'uyu nguyu. Ubwo mwakundanye ibiganiro bya Akusha. Nawe ndagira ngo urekere aho ngaho. Ndagira ngo urekere aho ngaho kubera ko ibyo uri kwita plan B. Njyewe ntabwo nyiri mu bintu byanyu bya plan B by'imikino yanyu. Njye ndi serious, nsigaye nkundanye. Siremo wowe waje mu buzima bwanjye kuri plan B. Plan A yari ndiri papa. No, ibyo wibyumva wibyitaho. Musigaye mukundana. Great. Musigaye mukundana. Naomi, urabizi neza ko utari umuntu mwiza na gato. Nta n'impamvu nini yo gukomeza kugukunda ihari. Reka uri kunyumva neza. N'ubundi ko byagenze. Ibyo wakoze bwa mbere wakoreye umukobwa wa mbere ni nabyo wakoreye Anita. Ndagira ngo guhera none ahangaha umenye ko nkunda Anita kandi n'undi munsi umugendere kure. Ukundana na Anita? Ani, nawe inshuti yanjye. Afsani. Naomi, ibyo ukoze? Mama wanjye. Ntabwo byagakwiye kumenya. nta byinshi mfite icyerekezo, nta zina mfite vision. Isi niramenye uwo ndi we, gusa izamenye icyo ndi cyo. Ntibiratangira ariko ndabizi